Yes guys, reka mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza nk'ibisanzwe. Nizere ko aho uherereye hose ibyo urimo gukora byose umeze neza kandi ukomeje guhaha ukaronka, ukomeje kugira amahirwe mu byo urimo gukora byose. Abarwaye twizere ko mukomeza kwihangana kandi Nyagasani aborohereze. Abayisilamu muri mu gisibo namwe tubabwire tuti mukomeze mugire igisibo cyiza. Ni ishami 250 ukomeje gukurikira. Ndakubwiye ngo ahangaha ni rwo rugo rw'amakuru, amakuru y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'imikino, ibintu byose wifuza kumenya uzajya ubikura ahangaha. Wowe icyo ugomba gukora no gukanda aho ngaho handitse subscribe kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi, ndetse ukande naho kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona notification cyangwa se ujye ubasha kubona ubutumwa bukwereka ko hari ikintu dushyize kuri iyi channel kugira ngo ujye ubibona uri uwa mbere. Hanyuma tugiye kukugezaho amakuru arimo aracaracara hano mu gihugu. Ni amakuru arimo amakuru meza ndetse n'amabi, ariko ya menshi yiganjemo amakuru nyine y'agahinda ndetse n'akababaro. Niko mu isi bigenda, tuba tugomba kubigarukaho. Turayahera rero mu karere ka Rutsiro, aho polisi yafashe umugabo wishe umugore we bapfa inshoreke, cyangwa se ubwo n'undi mugore wa kabiri. Nyine uyu mugabo yari yarashatse cyangwa se yajyaga agira gutya akajya kwihamo akabyizi. Polisi y'u Rwanda yafashe umugabo nyuma yo kwica umugore we Nyirabajyambere Vestina amukubise umwase mu mutwe, hanyuma agahita atoroka. Ibi byabaye mu ijoro ryakeye mu masaha ya 3:30 mu mudugudu wa Muremure, ni mu kagari ka Kirwa, murenge wa Murunda, ni mu karere ka Rutsiro nk'uko nabikubwiye. Hanyuma polisi y'u Rwanda ibinyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter yemeje aya makuru, ivuga ko uwo mugabo afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Murunda, ni mu gihe iperereza riri gukorwa n'urwego rubishinzwe ubwo ni Niba. Hanyuma rero biravugwa ko uwo mugabo ngo yarwanye n'umugore we bapfa inshoreke, hanyuma nyakwigendera yashinjaga umugabo we kwangirizaho umutungo w'urugo. Amategeko rero y'u Rwanda agena ko umuntu wica undi abishaka akaba akoze icyaha, iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu muri gereza. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo wishe umugore we nibiramuka bimuhamye, uyu nguyu akaba azakatirwa gufungwa burundu. Hanyuma tukiri mu makuru avugwa mu Rwanda, tunyarukire mu karere ka Nyagatare. Ubwo tuvuye Rutsiro, mu karere ka Nyagatare ho hari inkuru naho ibabaje, aho ngo hari urujijo n'agahinda ku mukobwa watewe inda na se. Aya ngaya ni amahano, ni ishyano gusambanya umwana koko, ariko birenze ishyano gusambanya uwo wibyariye. Kugeza ubu mu mudugudu wa Kibuye, ni mu kagari ka Gitega, ni mu murenge wa Kiyombe mu karere ka Nyagatare, hari umwana uri mu rungabangabo nyuma yo guterwa inda na se umubyara. Ubu akaba yarabuze uburyo yakandikisha umwana mu irangamimerere, no kuvuga ngo yabuze uko abigenza kugira ngo yandikishe uyu mwana yabyaye mu irangamimerere. Hanyuma ngo mu buhamya uyu mugore utifuje ko umwirondoro utangazwa yahaye Flash FM, yavuze ko yamuteye inda ubwo yari afite imyaka 15, ngo yamushutse amubwira ko agiye kumwigisha. Urumva yaragiye kumwigisha uko bakora imibonano mpuzabitsina, hanyuma birangira amuteye inda. Ababyeyi nyamuneka mujye mureka kurarikira ibitari ibyanyu, niko navuga. Urumva kurarikira umwana wawe w'umukobwa noneho ukiri na mutoya gutya ku myaka 15 ni ibintu bibabaje cyane. Hanyuma uyu mwana yavuze ko ngo yamuteye ubwoba amubwira ko nahirahira akabivuga azamugirira nabi. Uyu mwana rero yagize ati, mfite imyaka 15 mama yansigaga mu rugo, wari umugabo we akajya ambwira ngo nze anyigisha ubwenge tukajya mu buriri. Arambwira ati nimbivuga nzagukubita umuhoro mu gikanu nigire mu Bugande. Urumva yamushukaga amubwira ko naramuka bivuze azamwica akigira mu Bugande. Mwana rero akomeza avuga ko ngo bikomeza gutyo nza kubura imihango, bagiye kumpimisha nsanga ndatwite.
aha ni agahinda gakomeye. Yavuze ko nyuma y'aho asambanyijwe agaterwa inda na se yamusabye ibyangombwa ngo yandikishe umwana mu gitabo cy'irangamimerere ariko arabimwima. Uyu wahoze ari umwana cyangwa se wari umwana icyo gihe ariko ubu ngubu yamaze kuba umubyeyi, sinzi nimba umuntu yamwita umwana, yakomeje agira ati namwatse irangamuntu ngo njye kumwandikisha ariko irangamuntu arayinyima, na mama yagerageje uburyo bwose nawe arayimwima turarekera. Kugeza ubu uyu mwana wavutse afite imyaka 12, ni ukuvuga ko ubu ngubu nyina nawe amaze kugira imyaka 27, gusa haribazwa uzamwandikisha mu gitabo cy'irangamimerere. Umugabo ushinjwa gutera inda umwana abereye se yabihakanye, avuga ko atigeze abyarana n'uwo mwana. Icyakora avuga ko yageze ahakemera kujya kumwiyandikishaho maze umugore we ari we nyina w'uwo yateye inda akamubera ibamba. Ngo uwo mubyeyi yavuze ko adashaka gusangira umugabo n'umwana we. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kiyombe Niba Emmanuel yavuze ko hagiye gukurikizwa amategeko, umwana akandikwa mu gitabo cy'irangamimerere. Yavuze ko uyu mwana amategeko ateganya ko yandikwa kuri nyina mu gihe se ataraboneka. Kuvuga ngo bazaba bamwanditse kuri nyina gusa mu gihe uyu mugabo atari yemera kujya kumwiyandikishaho. Kugeza ubu rero uyu mwana wabyawe n'uwakabaye ari sekuru aracyarererwa kwa se mu gihe nyina umubyara we ngo yamaze kwishakira undi mugabo. Ni ukuvuga ngo ibi bintu sinzi nimba nawe urimo kubyumva ngo wumve isano aba bantu bafitanye. Uwakabaye ari sekuru ubu ni wese, nimba twavuga ko arererwa kwa sekuru cyangwa kwa se simbizi. Ngayo nguko rero uko bihagaze. Hanyuma tukiri mu ntara y'Iburasirazuba tunyarukire mu karere ka Kirehe aho polisi yarashe imfungwa 5 zashakaga gutoroka. Polisi y'u Rwanda ikorera mu murenge wa Nyarubuye ni mu karere ka Kirehe ngo yarashe imfungwa 5 zari zitorotse gereza ariko ntizapfa. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 28 Mata 2021 nibwo izi mfungwa uko ari 5 zagerageje gutoroka ubwo zari zigiye gukaraba, abapolisi bari babarinze bahita babarasa. Hanyuma rero umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ni CP John Bosco Kabera yagize ati amakuru yibanze dufite nuko abapolisi bahaga amazi yo gukaraba abafungwa mu gitondo, binjijemo amazi rero abandi bahita basohoka bariruka. Abapolisi barashe hejuru abandi baranga, nibwo barashemo abo 5. Umva ko bagerageje kurasa mu kirere ariko aba bantu bari baturutse baravuga ati twamaramaje n'ubundi warasa mu kirere ntiduhagarara. Birangira rero barashwe. Birashoboka ko izo mfungwa rero ngo zarasiwe muri sitasiyo y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB zitegerejwe kugezwa mu bushinjacyaha. Ubwo sinzi nimba icyo cyaha nacyo bazacyongeraho mu byo bazabashinja kubera ko gutoroka gereza bundi nacyo ni icyaha ukwacyo. Hanyuma CP Kabera yavuze ko inzego zibishinzwe zatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane ukuri kuri iryo raswa ry'izo mfungwa. Hanyuma dusoreza amakuru yacu rero ku makuru avugwa hanze y'u Rwanda. Amakuru avuga ko umugabo igitsina cyamukozeho. Umugabo igitsina cyamukozeho kuko ngo ubwo yaravuye muri banki yagiye gusambana hanyuma bamumenaho amavuta yabize arashya bikomeye. Umugabo rero wo mu gihugu cya Nigeria ukora muri banki yahuye n'uruva gusenya ubwo yari yagiye guca inyuma umugore we amenwaho amavuta ashyushye n'umugore bari bakoranye ibi byaha cyangwa se bari bakoranye ubu busambanyi. Umwe mu baganiriye n'itangazamakuru kuri iki kibazo yagize ati uyu mugabo akora muri banki, asanzwe afite umugore basezeranye hano Lagos ariko ajya mu bandi bagore rimwe na rimwe. Bararanye ijoro ryose atazi ko ari buze kumumenaho ayo mavuta. Hanyuma uyu mugabo ngo yaraye kuri uyu mugore, hanyuma mu gitondo abyuka yitegura kujya ku kazi, ari nabwo uyu mugore yagiye mu gikoni ateka aya mavuta arashya cyane. Ubwo uyu mugabo yarasohotse mu bwogero yamenweho aya mavuta mu mugongo arashya bikomeye. Ngira ngo rero murimo kubibona ku ifoto ukuntu umugongo wose wabaye umugabo yakongotse kweri. Ubwo uyu mugore yari yamaze gutabwa muri yombi yabwiye abapolisi ko uyu mugabo ajya amusambanya atabishaka igihe cyose yamusuye.
uyu mugore yavuze ko uyu mugabo amufata ku ngufu ariko atigeze amuregera inzego zishinzwe umutekano. Ibi nabyo ni ibyo kwibazwaho uburyo umuntu yagufata ku ngufu inshuro zirenze imwe nimba biba byakubabaje ntugeye kumurega. Hanyuma amakuru avuga ko uyu mugore atari ubwa mbere agerageje gushaka kwica uyu mugabo kuko ngo yigeze gutwika icyuma gitanga umuyaga mu cyumba uyu mugabo yari arimo, arangije agifunga arimo kugira ngo uyu mugabo abure umwuka apfe. Abaturanyi ngo baje kumutabara atarapfa. Ayo nguko rero igitsina cyari gikozeho umugabo. Ubwo tumubwire tuti nyamuneka yihangana, ariko nawe wakuramo isomo kuko guca inyuma uwo mwashakanye ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Biba byiza unyuzwe n'ibyo ufite, wabona bidakunda ko unyurwa nabyo mukaba mwatandukana ugashaka undi. Reka rero nanjye mbashimire kuba mukomeje gukurikira ishami 250 ni channel izajya ibagezaho amakuru atandukanye, amakuru y'imyidagaduro, amakuru ya siporo. Tuzajya tubatumirira abantu batandukanye tuganire ku buzima bwabo, cyane cyane abasitari. Ndagushimiye cyane rero kuba twabanye. Nizere ko ugiye gukora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi.